Roshe kuko ahantu hose ndi ngendana na Bibiliya ndahita nkusoma mu izina rya Yesu no murongo ugaragara muri mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 8 aravuga ngo abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko ikiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye ariko niba badashobora kwirinda barongorane kuko ikiza ari ukurongorana kuruta gushyuha niba batararongorana nimba batararongorana barongorane umuntu utararongorana ababiretse sibyo kwanditse umuntu utarabikora kose abaretse bigize yaguma nkaje nyirakareke Vavadoni boko va Valentina Telefon la sotolava iniya oh ware myisinijuru niwakiri cyubahi nubwo na rimwe ajya mbere katagusengera ngo ariko nyine ni yanjye no SADUNDA cyane n'umuvandimwe n'umupasiteri ni pasiteri amwita pasiteri ni n'umwana y'Imana SADUNDA. Yes, ni nyangusuza kandi zirakomeza neza uri hose mu cyo gitandukanye barasurazuba burengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nyine nitwa Cekecu isa tena ukina nyina usura atandukanye mu bice byatanga ngo Kigali ni ubuzima kana 250 dusura atandukanye mu cyo gitandukanye dusigiriza inkuta twasenye dutanga isanamitima kuba amagaye Shyaka TV 500 mukore subscribe ama byose bigende neza turitwaye tumeze neza Semwishimye aratakona abavandimwe babiri turi kumwe rega niba shike banje sibyo arata sibe ntabwo bakwishima kweli mfite agafone keza sha ni keza ko sinzi ko kaza gukorora bikagera okay nta kibazo ibintu byose ni one fresh meze neza Oliver shameze neza fe ndi mu kiganiro buretse ndaje nkugisha uyu mushiki wacu rero umuntu umubwiye ndamutayahu kafite inzu afite imodoka z'ibicu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze fresh? Wa alhamdulillah. Amina. Olive umeze fresh sana? Shameze neza isi ndashima Imana. Ariko ngezo barya Kigali ni danje. Shane hatari mwana urabona ahantu twicaye n'umwana. Uyu mwana rero bavuye kumukingiza harimo ararira niyo mpamvu amufashe gutya. Arimo ararangara bari inyuma ntago twabereka isura ye ntabwo bizana tubaho gusa uzamushaka azamusange mu rugo cyangwa namamagara mu mwere sinjya mwana mahoro yivada no kuri kiganiriro muzamamaga tutuye tuze dusura umwana ikibazo no gushyiraho nimero ntihagire n'umuntu wamagara umuntu buri ni gute ikiganiro kirebwa n'abantu ibihumbi 2 cyangwa 3 ariko ntihagire n'umuntu wandikira umuntu byibura nganamubwira ati ibiki cyangwa ndi umufana wawe cyangwa wabyaye tukajya kora tukabona itsangiye narume ugasanga comment muravuga ako basi nango mwana comment nimero kugira ngo byibura avugane namwe mujye mwihangana ntabwo tuba dushyizeho nimero ngo tubasaba yego yafite wayama kuko ndanayakeneye ariko yafite wanaganiriza no oya isi uzi impamvu serika mubwira abantu bazi ko gushyira nimero ari ugusaba amafaranga akaba atayafite akavuga ati sinakwandikira Olive banza hari igihe kuri abashyiraho nimero akenshi tuba dukeneye inama zanyu support zanyu ni iki yanama n'ibitekerezo ndikubona ukoze iki niki byagenda gutyo bikagenda neza sibyo akambwa turarwaye wenda nkeneye kuzana gusengera bikagenda neza n'umuntu uzamufasha n'umuntu baganira uri kumva n'umuntu baganira sibyo hari igihe umuntu aba akeneye n'abantu baganira sibyo hajye mbari mu rugo ndyamye nk'ubu wenda Imana ishimwe Olive yaje mu rugo turi kumwe iyo ndi njyenyine noneho ndyamye nko mu nzu ibana numva telefone nta bantu byo kuganira nari mu rugo amagana ngo ati tuganire basi ugasanga comment ni 1000 uri kumva ugasanga comment ni 1000 izo comment zose ziri kuvuga yewe titi turagukunda titi wabimbwiye ko nimero yanjye uyibona ukayita ati ndagukunda hari ikibazo
nabwo nta kibazo binyandikiye urwo rukundo rwanyu nabwo turabikeneye kugira ngo tubone ko dufite abantu badukunda abantu batwitayeho abantu batuganiza muduhamagare mutubwire ngo mumeze gutya wari none se uracyari kwa mukuru we ntabwo urabona inzu ubushobozi ntabwo urabona bukodesha ubushobozi byaranze ndacyari kwa tete simani ni ikibazo ariko kiba kinakomeye ase bamufashije kwa nyine none ako kati nyine kwa titi ni kumuvandimwe nyine amufashije ibinuza araza no kwicara ntacyo so abadukurikiye impamvu nicaje hano titi ndetse na Oliva nagiriwe ubuntu cyangwa nagira amahirwe yo kumva inomero impamagaye nari maze iminsi myinshi naheruka Sadunda Prophet Manzi n'ubwa mbere agiye gukorera ikiganiro kuri Kigali News 150 nari maze iminsi namuze yampamagaye arambwira ati naryanye nyinjoro Sadunda Prophet Manzi Prophet Manzi yari yarasaze yarakize ubusazi yarakize ararokoka konzwere go pasteur barabukora cyangwa yimitswe rya baranimika bakanatumira abantu ako baranabwigiranye kuba ngo yakoresheje ngo ibyo ngibyo ngaryari ngo ko tagutumye ajya mu murenge bwo yaragutumiye ariko narabimenye ariko ntiyagutumiye ngenda mubaza wasanga nta rukundo mwe mufite kina kazi k'amatsiko asa ubundi warageze ubundi yuvuze ngo Sadunda harya Prophet Manzi ariko bamuzi nka Sadunda ibya Prophet baje basuzana abantu ratu ngwino basuhuze nta kibazo ngwino basuhuze n'ubundi dufite gahunda nye nawe ngwino usuhuza abantu umva reba se musuhuza ma ase mwasuhuje icyamamare icyongere mu nkuba umwami w'abagabo uyu ni umwami w'abagabo nta nubwo ari uw'abagore kuri YouTube ninde ariko nagagaragara bibazo no gutangaza ngo genda ufate umwana genda none uzabya mujya fata umutaka bava baba ndazi rato nari so abadukurikiye baba mukana dutanga ikiganiro muzakibona ko byifashe papa ngenda namukunda hari wese mba numva namubaza yego urashaka papa tukora ikiga okay cyane tukora nawe tuzako okay nacho kiri kiganiro murabona tutari kumwe nande na papa dore imbogo dore imvubu dore impara yifite akabazo k'amatsiko asigari muco mavo baba asigari muco yaracu reka ariko aritinga kuririmbira kuko nagurumva ko kitaririmba gihuwa gusa okay reka ndirimbe uriya tabifata gusa ndirimba nawe nagusakeje mapenzi amapenzi ya umani kila mane nataka ume tutse umani tunaona gufura nyine museka mufite umba Sadunda yamamagaye umase okay tukaba mu kiganiro mwe mujana n'abagabo muze duko kiganiro cyo nshaka kubaza ariko inkuru rero nje kubabwira Sadunda umuntu yambwiye ngo ngari hano naje ndamubura ariko mukarizo rakarabuza yambwiye ngo araryamye urumva ngarerekwa aje kwerekwa kuri yeretswe waretse tukumva yeretswe abanye umugabo mushya cyayeretswe ase ni ukennye wari fumaye cyane umugabo mwabari murumva ikintu cyambere semva ubuhanuzi bwawe bwishaho wari vabonye umugabo mushya ukennye umugabo hari umuntu hari muvuge mu mbabari azabona umugabo inde apana suga wakubujije kumuvuga endese makuta sasa baba kuvuga ngo bigende gute winjiza iki subone afite hari umugabo se ugize kwaje kuntu tutazi uri kereke bebe babyaye umwana mwihakana akosia nugatu munacheka ngashikanyike kuri kamera ko muri abavandimwe papa bebe namwihakana sasa nagazaburundi hello tumufatanya turumwe papa bebe bite papa bebe are you okay baranagukumbuye amese papa bebe ndagukumbuye urakumbuye bebe sibyo
si ubwo urumva ntagukumbuye kuko igihe cyose shamuvuze byiza ndishimye ako papa bebe waje ugasuza umwana ko agukumbuye umwana namukumbuye kandi umwana ashave kwa muganga imana kuva vona rero umwana shubundi yari yabya bafana rero umwana so Prophet Manzi ngo yeretswe ariko azi kumbwira impamvu ngo yeretswe noneho ngo amerekezo yine amerekeze ubuhanuzi bwe okay yeretswe ukwerekwa kwe yabereke umva ngo hari iby'Imana ngo yamuberetseho ndabona hageze makuba sasa kafite inkoni yakurema arazamuka yidundo wi makuba hey hello hey yesati muraboneye ariko nagarimwe twakira umukozi w'Imana Prophet Manzi azabazana kuri kamera yagezeho ari kuri mwese azabazana haleluya mwakire nde Prophet Manzi muhaguruke twakire Prophet Manzi muhaguruke twakire Prophet Manzi muhaguruke twakire umukozi w'Imana muhaguruke mwakire Prophet Manzi umukozi w'Imana no beef yagiye mwana wa mujya wa mushiti wanjye umukozi w'Imana no beef tugwaye ikaze no beef no life kuri Kigali news no bwa mbere tumu hostings welcome mukore subscribe kuri Kigali news 250 mutabyibagirwa babikora hama cyangwa hanyuma okay abarundi muze neza abarundi ako mubonye umuntu uhaye intebe mubonye umuntu uhaye intebe Prophet Manzi ngwino usuza abantu ngwino twahawe umugisha so kameraman ngwino usuza abantu basuze mbore mumbwire makubaza kameraman ugendane natwe ikiganiro ni nyina agisuhuza ngo iki umwe nguyu ikibuno kimwe igipande kimwe ni titi wa mbere ikindi ni titi cyaguze iki kibuno kimwe cyafisi hari utaniye nawe wenda batiti babiri ni kibuno bari mu kibuno cya visi ni kibuno ako kantu ni ikibuno titi ari mu kibuno kimwe cya visi niwe byadanje ngabare ukuntu tungana bankindi mbabwira mukora subscribe kuri Christine mukora no kukazagera mukajya sigarata turi kumwe mwana wanje so ngamunye fisi ndakwemera bro nta mutima musi ariko uretse gato izikeya uwaye SADUNDA ukimubona ahagaze zikuye boss SADUNDA ni inshuti yanjye nubwo na rimwe ajya mbere katagusengera ngo ariko nyine ni inshuti yanjye no SADUNDA ikindi ni umuvandimwe ni pasiteri amwita pasiteri ni intumwa y'Imana SADUNDA Manzi SADUNDA fisi igende tuzakugarura muhereza umugisha leta intumwa y'Imana Imana muhereza umugisha twese turi intumwa z'Imana uyu ni intumwa y'Imana SADUNDA hanyuma Imana mwishimire umupasiteri ashwana n'umugore we festival tugiye mu magambo kwanza gusenga uzabikora ubutaha umupasiteri aba yakoze iki kugira ngo ashwane n'umugore we kuko abapasiteri batagira amateka mu ngo zabo amateka aza gute mu muryango yabo kandi basenga ngo watandukanye n'umugore wawe sibyo bapfuye telefone barahamagaye wasanga byabyuki nako ntabwo ari ibyo byabyuki pasiteri yaryaga byabyukigabo aribyo byazanye bakuba byabyukigabo ahandi nyuma nyine kwaje byabyukigabo byawe aribyo bimaze kwandikira bikavuga ati ariko nubwo watuyobye bro garuka urakenewe cyangwa ukavuga ati Imana nubwo ndi kumwe n'umugore namwe ndacyabakeneye burya inyuma ni heza reka ikiganiro cyacu tugerageze Imana hanyuma gahunda zose zigere neza imitima yacu tushyire ku murongo Pasiteri Prophet Manzi
adusengere araza no kutubwira intungu n'ikisobanuye twagiye turagize Imana mbere yo kubaragiza Imana iyi nkoni wasanga irimo nyabingi mbere yo kubaragiza ngira nihagurukira banze uburetse gatoya mbere yo kubaragiza Imana ndagira ngo banze basobanurire iki iyi nkoni icyo iyi nkoni isobanuye dusengeze cyangwa sengere oya reka buretse kudusengera cyangwa mbasengere buretse reka auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad kama sallaita ibrahim ala ibrahim rabbika na muhammad wa ala muhammad amen uko niko basenga reka mfashe inkoni y'umuntu reka mbye Imana umva Imana mu ijambo ry'Uwiteka nta muntu umva mu ijambo ry'Uwiteka nta muntu uzana mu brag nta muntu ukinira mu by'Imana reka mfashe iby'Imana biryo warambiwe yagiye haleluya iby'Imana warambiwe yagiye warambiwe yagiye tubaze turi bagakora twagiye iby'Imana biryo warambiwe yagiye iby'Imana biryo warambiwe yagiye warambije ariko warambiwe yagiye gutekisha ariko shanda nimba ni murare mama nokuri reka mbabwire Imana yo mwijure bahereza umugisha nokuri Imana yo mwijure bahereza umugisha uriya nkunda abantu nubwo utabukijijwe yego buriya ntabwo nyine ngiye bishaka kuba kudakijijwe nubwo utabukijijwe ariko ufite morale yo kwakira cyane urakizwa mu izina rya Yesu amina reka tubanze dusenge Data mwiza wa Israheli turazi ko uri Imana kandi ushobora byose turazi ko ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo uri Imana igira neza uri Imana y'igitangaza ilamandiko ya sifa la sotolaba Data nkweretse izi ntama zawe waturagije mu izina rya Yesu ndabakweretse kugira ngo uze ubahindure uze ubane nabo mu izina rya Yesu nkweretse kino kiganiro muri la sotora ila sotora ila la sotora mu izina rya Yesu Kristo la balaso Yesu habwe cyubahiro kuko Imana ishobora byose nakwinginze kugira ngo uze utugirire neza amina muri iki kiganiro dutabare kandi utugirire neza turazi ko tutari intungane ntabwo dutunganiye ku bwa buri kimwe cyose ariko ndakwinginze kuri Imana ngwino dutabaremo hano ngwino tugire neza kandi iki kiganiro ukiyobore kuri Imana nitube twebwe ahubwo abari we mu izina rya Yesu amen amen akunze bacu mujye muri komateri mutubwire uko byifashe n'ubwa mbere Prophet Manzi turakwakiriye kuri channel derukana mu bice bijye bitandukanye ku yandi macano twakorewe amateka twakoze byinshi byetandukanye ariko nanone ayo macano twahuriye mukomeze muyagane mukore subscribe like share na comment munanyarukire munye no kuri Manzi SADUNDA mukore subscribe gahunda zose zigende neza hanyuma Oliva agiye goza umwana nta kibazo gusa so ariko aragaruka Manzi SADUNDA warumeze neza ya ku ruhande rwanjye ndakomeye ndashima Imana cyane rwose ko barangaye ndashima Imana cyane rwose nta kibazo urabona ko umeze neza cyane umeze neza kandi mvuga Imana amaturo byarya neza amaturo se ndi yongwe oya treki bya yongwe wangenzi yongwe ari burya amaturo yongwe ko ari burya amaturo baseratungwa niki baseratungwa n'ibya 10 byo muri by'abakristo ariko by'ubutubuzi iyo ugiye gutanga icya 10 ngo cya 10 burya nango kibari cya pasteur bari cya pasteur kandi baravuga ngo muturire Imana sibyo rata none se baturira Imana none se ngo gutanga icya 10 n'amaturo ngo kugira ariko uze kunsobanuza musobanurira amaturo icyo ajya gukora ntago amaturo ajya kuribwa na yongo ntago babatuye yongo afite urusenge ko natumuze mu rusenge ntago mbizi ni nacyo maze iminsi nkora ni nacyo maze iminsi mvuga nigeze kumubona agape sinzi niba yari yamuhotse kuko urumva nkuko wenda abantu benshi bajya kubana ndi kubwiriza bakaza bagashyiraho kamera wenda nawe baraje agape ishyiraho kamera arabwiriza nicyo kiganiro nigeze kubona gusa ari kubwiriza ariko nacyo bamwakiriye nkuko nanjye banyakira nagiye gusura kwa Gitwaza ugasanga baranyakiriye ngiye ku gatuti
ndabwirije kwera imihanda ya YouTube abantu benshi mamuziranye ugasanga wenda urahagurutse baguhaye amashini y'impundu biguhaye favor yo kujya hehe ku gatuti ugiye kubwiriza agatuti na gakiza agatuti ni kakabora ni wenda nyite stage muri kuri stage niko gatuti abantu barahita babimenya reka mbyite stage abantu bahita babyumva vuba so urumva niko gatuti urumva rero umuntu nk'uwo nkuriya kujya hariya imbere y'abantu bahita bamumenya abantu bose bahita bamumenya bityo bikamuhereza niho nigeze kubona wenda ari kuvuga ijambo ry'Imana muri Bibiliya nicyo niho warasenga ngo tujye bisubira mu buki twagiye reka banze sige bitamufata dukore ijambo ry'Imana tubwira ngo kirasa ngabanze yisige bitamufata ariko njye hari ijambo hari uretse gato baba buretse ase baba barashaka baba buretse umpiriza rata nkunda kubaza tukiri muri ibyo ngibyo abadukurikiye uri barimo arutse umwana mu kanyaraje gusambana ni icyaha cyangwa ari icyaha gusambana ni icyaha kubera ko biri muri Bibiliya none se mu byaha byahumetswe n'Imana ibyo nabyo biri muri Bibiliya none se ariko bava mu gihe uri bataraza ngo niwe wicare hano hari ikintu bavuze reka aza akibaza badukurikiye iciramo hano hagati ngwino rata wice mwana hagati ari umurongo urimo ibintu byo gusambana uriva nazi ubwo urata waravuze gucyara he aravuze ngo gusambana ngo ntago ari icyaha gusambana ni icyaha by'umwihariko igihe wasambanye n'umugabo utari uwawe abasava none se mwemera Bibiliya n'ibyanditswe reka nkugusomera uwo murongo ntuzatita tugiye kuvuga ku murongo umwe gusanditse muri Bibiliya ni igitabo cyera igitabo biroroshye kuko ahantu hose ndi ngendana na Bibiliya ndahita nkusoma mu izina rya Yesu ni umurongo ugaragara mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 8 aravuga ngo abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye ariko niba badashobora kwirinda barongorane kuko icyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha niba batararongorana umuntu warongoranye niba batararongorana barongorane umuntu utararongorana ababiretse sibyo kwanditse umuntu utarabikora abaretse bigize yaguma nkaje akamera nka Yesu ariko umuntu wigize kurongoranaho uri kumva umuntu wigize kurongoranaho aho kugira ngo agende umwice urumva ndapfuye aho kugira ngo umwice sibyo icyiza ndi kuvuga ngo utararongorana bro twaje reka nkubwire umuntu warongoranye nako utararongorana nabireke sibyo reka nkusobanurire uwo murongo ariko umuntu uzi ko yabikozeho umupfaka cyangwa ikibanza wumvise wabikozeho icyiza nuko warongorana kuko kurongorana biruta gushyuha reka byose cyanditse muri Bibiliya nta kintu twongeyeho reka nkwereke ko kurongorana uwo murongo reka nkusobanurire uwo murongo reka nkusobanurire kuko amagambo aravuga ngo ibyerekeye abapfakazi muri make uwo murongo wandikiwe abapfakazi ubwo umuntu uzi ko ari umupfakazi nashake tweranire oya mwifata nk'ibintu bikomeye ibi Yesu yabihanuriye cyangwa se yabibwiye abapfakazi muri make umupfakazi impamvu yabivuze abapfakazi hari igihe bagenda bakigunga kandi ugakora icyaha cyo kwifuza ubwo nimudasambana muzakora iki baravuga ngo nta biremba bizajya mu ijuru kurongorana tuvuga hano muri Bibiliya ni ukurongorana kwera ntago ari ukurongorana ko kujya gukora ibyaha bava niko ubibona hama gushyuka no kugira utabavugwamo ntago ari ugushyuka ariko bava saba ngo nta biremba bizamwirika umuntu w'ikiremba no bavuga ariko kiriya kiremba ntabwo kigeze kiyizanira kuvuga kituzuye gifite ibibazo by'uko cyavutse kituzuye nta cyaha cyakoze none se kubera ikibazo ngo nikizajya mu ijuru kandi icyo kiremba kitaragizemo uruhare mu kuvuga kitaragisemo kuvuga ikiremba ntabwo kiremye ntabwo wakivura ngo uvuge ngo karahaguruka uzakizaguma ari ikiremba ubwo se ni hehe byanditse ko mfite Bibiliya hano ni hehe byanditse ko ahubwo ni inkuru bazanye menye
izo nkwarabyandikiye reka nkubwire Bibiliya ni cyanditswe byanditswe n'abana b'abantu none se na Bibiliya yaranditswe ariko mwamaye yankoni yanjye ko yankoni yanjye ko ari iri mu Abayisilamu Korani ntabwo ari igitabo bafashe ngo cyandikwe kiyandikwe ni igitabo kitagatifu cyanditswe urumva cyamanutse kiva mu ijuru cyanditswe kiza mu isi dukurikiza ibyanditswe biri muri Korani cyamanutse kiva mu ijuru cyangwa nande ariko Bibiliya ariko Bibiliya isezerano rya kera ese hari ikibazo mfite tugenda kuva mu byo badanuriye tubyibagirwa hari ikibazo byo ngibyo Sadunda hajya ni pasiteri yego prophet intumwa prophet Manzi intumwa yaje gutumira abakina gutumikira Imana nta kindi Imana yakunumye iki ngiye kuba umukire ngiye kubaka etaje reka tube turetse ibyo twaba tuzimije abantu ibyaye birahari n'ubundi haracyari umwanya ntabwo turi kubwiriza hari icyo dusobanura mu bintu byo gushyukwa no kugira ngo utere kurongora dukomeze ndashaka kubabwira ibintu bibiri twari tugeze ahantu twari tugeze muri Korani hari ahantu tubwira ngo mumbariye tubasobanurire Korani hari ahantu tubwira ngo niba ugeze ahantu icyaka cyangwa se inyota igiye kukwica ni muri Korani ku basilamu niba ugeze ahantu icyaka kigiye kukwica fata byeri uyigotomere uko ni ukuri ariko uko ni ukuri isya banza nawe wumve impamvu mbibabwiye ngiye wivuga ngo nahari hepfo hari na byeri zirahari nta turi ni mu kabari nyine zirahari ariko reka mbereke impamvu mbikubwiye hari ikintu kinizewe muzane byeri nta kibazo turanayisengera ariko nanone n'umusilamu ari ngombwa yarya ingurube ari ngombwa mumbaze ngo ngombwa gute agiye kwiyahura kubera inzara yashona akantu waza kugira ngo ntapfe kubera inzara niyo mpamvu akubwira ngo reka mbabwire ugize ikibazo ikintu kigakuniga inzoga iri hafi aho kugira ngo ugende upfe wishwe no kugira ngo ikintu cyakunize wishwe n'umwuma kandi imbere yawe hari akabari wakagiye niba ubuze fanta hari ikibyeri fata icyo kimitsingi imana cyangwa icyo gipirimusi ugotomera ushyire ku munwa ikibazo kirakivemo wamenya impamvu nkubwiye uwo murongo wamenya impamvu nkubwiye iyo aya reka ngifate kuri aya ariko kumenya ko gusambana atari icyaha banza wumve impamvu mbabwiye ibyo bintu impamvu mbabwiye ibyo bintu nuko mwe mwari mufokasinze nuko mwe mwari mugendeye ku murongo w'abayisilamu gusa ariko umurongo w'abayisilamu murongorane kuko kurongora biruta gushyuha n'umupfakazi si n'umugore w'umugabo uri umugore w'iki sibyo nabikozeho kuko umwana wanjye se yavutse ku giti kandi uwo mugore kandi uwo mwana reka tuganire ku bintu byabazanye siyaka njye ntabwo njya nganira ku bintu iyo wabikozeho wabikozeho iki ni ikiganiro kirekire wabikozeho niba kuko wabikozeho ukabyara n'ubundi aho kugira ngo ugende ushyuhe upfe ugire gute ujya wicara umeze gutya wanzaniye inkoni yanjye kuko nari mfite ko inkoni yanjye ibikora watoye hano kandi ngo ni apote uri kumva hari icyaka cyanyisha kubera kuvuga uri kumva wowe warabikozeho wemereye kubikora kuko kugira ngo ushyuhe wende gupfa uturike hasi yapfuye hari inkoni nayitwazaga muri ino minsi nari ndi gusenga nkoresha inkoni iri kumfasha ku bantu ntabwo ari amadayimoni ni inkoni iriho amavuta isizwe n'amavuta kubera ko nayo mfite abantu ntabwo ndi bubashobore uriya munyamakuru ngo naramwimyesha nese kugiye kuyimara nzaguha gute ubimaze bintu mu bikari Imana ibakize nta kindi Imana ibahereza nzaguha ariko munyamakuru nawe ni igihe murasetsa gusa murasetsa cyane Imana ibakize warayimamagaye abakobwa nabakuzaniye hanyuma tutagiye mu bintu bya kure niyo mpamvu nakaga inkoni yanjye ngo bayimereze nta kundi iri hasi ngo tuyimuhereze ngo mva kubahise bagira bayitwaye bahise bagira baragira bahise bagira hanyuma
Natashu, I love you. Muri wanjana. Hanyuma twari ikiganiro kitari cyo njye nashaka kumva ikimana yantumye. Oya kiricyo ntugire ikibazo. Kiricyo ntugire ikibazo kubera ko turacyari kumwe kandi hashize igihe. Ntabwo cyangwa kuba cyari kundi gihe. Nimuzabona ryagazemo hagati muzanye kwa nyine padi. Ngo kiricyo, nubundi nicyo. Nibundi nicyo kiricyo. Imana ibahereze umugisha. Nawe n'abakobwa batatu, abakobwa b'abantu bagize namwe murabyumva baragize. Ntago byoroshye. Ariko kuri uno mwanya naje niyo mpamvu nahamagaye isi yakamana ajya amubwira kugira ngo abashe guhamagara aba bakobwa tubashe kubana muri iki kiganiro. Hari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana yantumye kugira ngo mbugeze ku muvandimwe Oliva. Imana mwari kumwe. Imana turahorana kandi nawe muri kumwe na Vava bari kumwe na Titi waruri hariya bari kumwe na Isiyaka manajya bari kumwe na cameraman we bari kumwe nanjye ubwanjye turi kumwe. Imana turagendana turahorana. Kuvugira muri bamwe Imana ituma ivugira mu muntu kugira ngo igeze ku wundi muntu. Imana ivugira muri jye kugira ngo ikora igishoboka cyose ibyo yavuze bikugereho. Nta bundi buryo byari gukunda kugira ngo Imana ikugezeho ubutumwa yakugeneye itabinyujijemo. Impamvu ndayikubwira nuko njyewe nemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nkemera kwihana ibyaha, nkemera guhinduka icyaremwe gishya, nkemera guta ibyaha muri Yorodani nkahinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu Yesu Kristo yakuntumyeho afashwe n'iki katakivuga. Kongera turirimbe. Ngo iki yavuye mu mwuka. Kongera turirimbe. Turimba gatuje mu gihe Sadunda ari gusenga. Haramufise Undishijwe irangurura atarukugu hishimwe kuko witwa Imana yanje urampagishe ntushimwe. Imana bayiki Letisa, le mama, le papa. Vava Doniboko, Vava Valentina. Oh, waremye isi n'ijuru ntiwakira icyubahiro wowe wari ubugingo indirimbo yawe niyava olofata ila totola ona niyava ila kuni ovotola Yesu ibaburoni haleluya amashimwe emuhamye ubugingo nzanye icyubahiro badukurikiye narabivuze ko kazameneka umukozi w'Imana akaba arahanuye ati umwana ni wa Murundi bera ase ni Murundi wahe mugihe nzobaho wawe ndi wari hano se zamashimwe wawe isi n'ijuru niwakira icyubahiro we mugayi w'ubugingo indirimbo yanjye
nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe. Nago ubiremera. Vava ngo umwana ni uwa Murundi. Umwana ni uwa Murundi. Profete Manzi urabihanuye. turabigera Imana ndi gusenga impaye ikaramu yo kwandika amandiko. Nago ubiremera. Nago ubiremera. niho mba Imana igukuye iremera kubera ibigusha byinshi biriyo. amen amen amen. Imana igukuye iremera kubera ibigusha byinshi biriyo. amen. Nta munsi wigeze kujya gusura umuhungu wari umaze iminsi hano kuri YouTube witwa Satani, niba ari Satani niba ari nde? Satani! 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 Reka mvuga amandiko. Reka mvuga amandiko ndi kuyasoma. Ndi gusoma amandiko. Nasobanure. Byagenze gute? namusanze kuri saro aranamfira mutwe sinzi aho aba ntazahomba. Andi yaragusuye. Imana apfa kubimwe. Nta munsi yigeze gukora ikiganiro avuga ko uri umugore we. Arabivuga n'ahantu hose ageze arabivuga yanateye ivi. Yereza Imana icyubahiro. amen amen. Ntabyo nzi. Shimye Imana ko namusuye ko atansuye aho Yesu naranyandikira zero. Hallelujah. Urashaka reka mbwire nuriya wo hirya dore imbogo reka tumureke. Titi urashaka umugabo wo mu diaspora ariko Imana iguhaye umugabo wo mu Rundi. Amen amen. Hallelujah. Nawe no mu diaspora ndi umunyarwanda. Amen. Aranatwite. We warayinteye. Azakora kuzimya itariye. Amina. Ndafite. Hallelujah hallelujah. Ngo umwana n'uwande Profete Manzi uri mu mwuka. Uremera ko umwana ari uwa Murundi? Ntago bihakana. Urabyemera? Umwana ni uwa Murundi? Ngo urabyemera? Urabyemera? Okay, turabyemera 100%. Umwana ni uwa Murundi. Uwa Murundi. Narabivuze bitsindagiraho ku mwana ari uwa Murundi. Okay, isya. Bakunzi bacu bakiriya banjye bavarmwe n'inshuti umwana ni uwa Murundi. Ubaha ngaha bidatinze bitagiye no kumara n'icyumweru. Nta n'iminsi myinshi igiye kumara Murundi araza apfukamye imbere yawe. Oya ntago tumushaka. Ibyo by'Imana byigize. Ibyo byo byihorere Imana ikora ibitangaza. Imana ikora ibyayo Imana turakumvira napfukama imbere yayo imbere yawe azababarirwe imbabazi azababarirwe kandi umuntu yasaba imbabazi arababarirwa arazihabwa. Haleluya. Amina tugaduka. Ibyo nibyo nkubwiye uwo mwana ni umugisha. Amina. Umwana ni umugisha. barasa bava murebe neza. barasa na Murundi barasa. Ni Imana utamwerekana mu isura. barasa. Haleluya. Isya reka babwire. Sadunda ngupinga ariko ndabyemeye. Mvamubwire. Isya. Turakwemeye. Turabyemeye ibyavuze byose. Handisha nakurishana. Mwemere Imana iduhaye uyu mwanya. Uvuze ukuri pe. Umuntu uvuze ukuri. Sadu mumbabarire kakarimo tugasubiremo dutuje naho dufashe. Yego. Kaka twarimo twese tukaririmba. Dusoza ikiganiro ibindi muzagenda. Akamabwira karirimbo karimo. Kandi mwese murakazi. Avuga ngo you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Mutima wanje shimimana uwakuwatuye shimimana twari kure nari kure nabyiringiro naba nari mfite y'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigishwe hafi na
kwiganyira umwana w'ihoraho shima imana mutima wanjye arankunda wihambaye uwawera ntahinduka haleluya ava wi umeze neza meze bo umeze neza ariko mwari mubizi nyine ko mwari mubizi ariko mwari mubizi ko mama ari we wamubyaye ari shitani nyine mwari muzi ko murundi ari wamubyaye nanjye mu mutima wanjye abantu benshi bari buzi seka ayo arabizi namakuru agezwe n'abantu bakeya ariko Sadunda nabyarazi ntabwo umva ubuse yamenye yuko nagiye kuri saro yanuza gute none se simana yapariranyije ese araziko muzura umuntu waruswe umwana ari wa murundi cyakoze isi yakarabizi we yabimubwiye kuko bakundanya bizi sinyaka ngenda muzu umubwire none se amenye ko wagiye ikindi kandi isi yakarago atinyuka kubivuga nese yanze kubitangaza ariko tutabishaka gusa ko tuvuze umwana wa murundi ntabwo tumubwiye ngo azafata inshinga ni byiza ko ari atagira ngo turatangaje yarari hano banza mve nyine atagira ngo turatangaje umwana wa murundi uri kumva wari banza mve isi yakarago abangaba urumva abangaba baje yagiye nyine banza wumve ori batagiye ngo kuba twemeye kugira ngo tugaragaze ko ibyo Sadunda avuze wallahi ni ukuri sibyo ariko kuba nabivuze gutyo ntabwo tuvuze ngo murundi azafata inshingano umwana ntabwo yatunaniye duke tufite turatumuha agume mu bye ikindi wavuga ko atanabyaye kandi we avuga ko atabyaye none se abore Imana igiye kumujyana hehe se nihatabi bigusha eragiye Imana irumva so eragiye Imana nzakorera mureke muterere mutahe munezerewe muzagaruke mushime mutahe munezerewe muzagaruke mushime mutahe munezerewe muzagaruke mushime mutahe munezerewe muzagaruke mushime